ubundi uba wigira ukiviki wabaye iki nabaki suri kwana nabaye ese kumeze ariko ndarimo iyo uri gukora iki hari ikintu mba gikora mba ndi mu kazi ari kunako uri kuri mashini watetse teka koko iki teka guteka nyine none uko ndagenda nkabikora kandi kubuye gupfukama ura nagupfukamisha ukabibona uri kunyumva uri kubona turarya byari reba ku isambire ngo risangare wari wiriwe hano uri hano ubwo urumva kuko uri kubona niriwe ryamye hari ibindi nari ndi gukora nategereje ko ugateka pfukama hano ese byagenze bite nsubire ndazaba pfukama shishiri wawe ndi kukubwira ko ubyumva cyangwa mukore muri ubwo bwanwa bwawe pfukama hano igihe umuntu aba yakereye akiyana jewe ndagerageza ngo uteke tujye nurangiza ngo ugende ugiye kuri mashini hari isano ufite akazi iyo wagakoreye se kuki uvuye utakarangije ubuswana nta kandi kazi gahari jewe waranzanye ngo mube umukozi wawe se ntabwo umukozi wawe tubimenye uri kunyumva n'ikindi gihe utazanongera kanze mbereke ikirahure ushobora kuko ndi kubona umaze kumenyera zamana ko nyako yavuga zamana ko cyangwa zo vuba zamura neza ziba azamura neza cyangwa isaha nishimye ndabona amariya amaboko urambona uri kunyumva okay wabaye icyo wambwiye ikibazo ufite uri kubona ari ikibazo njye mfite mbese byagenze uri kubona mbese byagira ngo ubwenge bwawe waramushuguye ubundi uri munsi yawe zamura amaboko neza ariko nakubwira iki uri gutera ndi mu mpano se sheri uri gutera ndi mu mwe utaruteye uri kunyumva ye ntawe naje kuba umukozi wawe nongera ndikwibutsa ugomba kujya uza ugakora imirimo ya hano ugataha ukarukaza ugakora n'ibyawe uri kunyumva mbari kabiri imyenda wayimeshe kandi urare yemye yose uri kunyumva hari n'iyo ndakenera kandi mbanza nakwereka umugore yabaye tukuva uruzuga mu kazinzi ntirangira kubona n'abarwayi b'ibigage Arsoje ako sigo mu buri kwisetswa ibiki buri kwisetswa ibiki nyine ndabisoje nawe nese bibo bisanya gukora iki nawe ufashe n'imigendo bihanagure nanjye ntewe nakubwiye ko nta bwenge ugira umuhungu byambana nta bwenge ugira urameshe uroza ibi ngibi kwifata ukabijyana birakunaniye wagiye unesha umutwe nese uriya mvuye koza nawe narakubwiye ibintu bitagenda neza byakaye
bimeze neza kubera wowe ukabizo mumbwira usanga sherisheri ndetse zifata rusana sujya ari mu Ni nawe waye hano ngo hanze. kuna make yashina muje ubona sinzi Kumana gishiri nzagukora ikintu ukuri uracyari hano ako wajureka kumbangamira mu buzima ese ngufata amasano yajyane se nyine ki umuntu aba yahereye wajureka gustress umuntu yishiwe he mama we ibi nabyo ni stress pe Nabijyanye. Mbese undi wari kwigira make buriya ni ngombwa ngo ubanze unsakurishe Nawe ibintu uri gukora. ibiki mba ndi gukora ibiki mba ndi gukora ibiki mba ndi gukora si ibintu biba byumvikana si uba ubizi ko ugomba kuva mu kazi hakiri kare ukaza ukamfasha erega nanjye hari ibindi mba nakoze nuko uba utabibonye So ibintu ya myenda nari maze kuyizinga byose. okay va nkubwire si izi nzara zawe ziba zitya kweri Nuko nari akizo tubyihorere basa neza Umaze kumenaho amazi. nakubwiye tubyihorere si ubwo uri mu biki kandi urangiye nzamurira umujinya nta kibazo ushaka kuzamura mvashe none se hari ahantu rero ngiye kujya nshaka kujya muri dushe sibyo ako ntabwo uheruka kunyumvisha akanyenga nshaka kumeka nshaka nyine kumeka kangeza muri dushe gusa ako shiri buriya urumva ari ibintu bigoye kumfata ukampeka urumva ari ibintu bigoye shiri nawe gereka haguruka sibyo Subiza ko naniwe reba ibintu byose maze gukora. icyo wagira nawe usigaye unera umujinya buriya urumva ari ibintu bigoye ndi kukubwira cyangwa uragira ngo te nanongere ndakare shiri ndi muri modo nziza sibyo basi sori sibyo ngomba guhaguruka hejuru kandi umeke neza Siri neza mama Shanamze neza Yego. bakeye ahubwo si ubwo muba mwigira ibiki wabaye n'inzobe murekeraho ndabizi ko meze neza gusa nyine namwe ndabona mukeye ese cyane nkawe ese cyane nkawe uri kwireba ariko wowe njyewe se nakubonye ari imbabarira umeze neza urakeye sha nyine ntacyo nashinja Imana gusa namwe meze neza cyanyitaho so nyine nari mbakumbuye tu oya ntabwo ari ukwirata reka umuntu aba ahugiye mu bintu byinshi nanjye nenda kuza umva umunsi ngewe nabasuye muzandambirwa muzavuga ati sama aho bigeze noneho taha si bimwe byaba byo kutubeshya ati taha turakurambiwe turagutegereje umva nimunyitege gusa mu minsi mikeya ahubwo se samantha nishatse umugabo usituranga beza gutya ngaho nyumvira bimwe byawe wowe ntabwo bizi uzi ukuntu afite umugabo mwiza w'umukire ntabwo umuzi yego w'umukire ufite amafaranga umugabo wanjye buriya ntimuzamujyana ababyeyi uri hatari oya umwana utazantwarira umugabo nk'abadiha umva oya ntabwo nabafuhira ni ukwivugira gusa nyine sha mugabo wanjye ntari birye pe
ni umwana mwiza mfa ni ukuri pe nta kintu ashinja Imana nitomboreye. Umeze neza nkaho ugiye umugabo mwiza. Sha ni ukuri nta kibazo umugabo wanjye ntari birye. Ameze neza pe. Sha wambabarira ibintu Imana ikora wowe urabizi. Ntacyo wabuze pe. Ntacyo nabuze. Arabibonye. Imana itagukoreye ariko uzi ukuntu afite umugabo njyewe reba ibyo umbaza mwiza umeze neza w'umukire ariko kandi ucisha abantu. Azantwarira umugabo rero ibintu nagukorera. Ntabwo yamukora. Sheri, ibiryo byahiye. Serundi ko dufite abashyitsi. Neste. Nibagiwe kukubwira nayo nzi ko nakubwiye. Ngaho genda ntarebe. Genda ujye kugenda nyuzana. Oya nari bigenda bugiye. Se wabaye iki? Ubu wicaye hano ugeretse akaguru ku kandi umugabo ari mu gikoni ari gutegura ibyo kurya. Ndi kumva bibabaje njye ariko ndi kumva nta kibazo kiri. Oya. Uko hano ukuntu tubayeho njye n'umugabo wanjye turafashanya. Bakabya pe. Ise ariko ndi kumva nta kibazo kibirimo. Oya, urakabya. Ntabwo ibi bintu ari byiza umugabo ajya mu gikoni wowe wicaye aho ngaho wateretse ikibuno ku ntebe umugabo ari we uri gukora ibintu byose wowe wicaye. Hari imirimo ibireba Ndi kumva mu byegereje umutima cyane. Hari imirimo ireba abagore hari n'imirimo ireba abagabo. Wenda birumvikana sibyo warwaye umugabo yagufasha akagira utuntu agufasha mu rugo akagukorera urumva ariko se uri muzima uricaye none uri no kumutuma n'ibindi bintu nta n'isoni ufite. Ubwo muje kunyigisha uko nubaka urugo njye n'umugabo wanjye. Samantha reka mbanze kubwire ntabwo ndi kukwigisha ni mu rugo rwawe birumvikana ariko banza wumva ukuri njye ntabwo nagenda nakubwira. Imyaka mamaze se kutari waraje kunyumvisha uko mbana n'umugabo wanjye. Ntabwo ari byo Samantha ibi bintu ntabwo ari kuba njye n'umugabo wanjye twumvikana tugafashanya ibyo bintu nibyo bitumye mumbwira ayo magambo yose. ntabwo nta bintu bindi nkurikiye cyangwa se nshaka kukubwira nuko njye mbonye ibintu ukora atari umva nkubwire rero imyaka tumaranye ntabwo uyizi sibyo kandi niyo waba uyizi ntabwo ari ngombwa kuza kumbwira ukuntu mbana n'umugabo wanjye. Nese buriya wamukoreye ibiki we? Namukoreye ibiki? Uri kubona naramukoreye ibikize? Aho si ubundi mwariye ibiki? Twigeze tubona umugore afata umugabo oya. Ibintu ni uburinganire ni ubufashanye kugenda akaba yategura ibiryo akaza tukarya. Ariko reka ahubwo mwegaga abanyu n'abatanabikora ahubwo mwarumye. Ujya mwitiranya uburinganire ntabwo uburinganire ari ugufata umugabo nabi. Sama umva none se hari ubona kubisa se? Kumvikana n'ibyo bibaho sibyo? Kumvikana bibaho mu rugo mu kumvikana kuri buri kimwe ariko ntimuzajye mwitiranya uburinganire ntabwo ubungubu ari bwo buringanire. None uburinganire n'ubuhe? Ibigenga abagore umugore agomba gukora. Ubwo kuba umugabo yafashe akajya mu gikoni agategura ibiryo ubwo urumva ishyano ryacitse umurizo. Ikibazo kinini kukubaza sibyo? Mbabarira ntubirakariremo umugabo wawe arakora wowe nta n'akazi ugira. Umugabo niwe ufite akazi gakomeye akukorera buri kimwe cyose. Reba inzu yakubakiye none reba ibintu uri kumukorera. Murabizi kumva mutangiye kunjagarika namwe muri kunyumva ndi kumva mutangiye kunjagarika. Inama z'iki se ubundi mwagiye muzigira yewe muri kuza kumbwira ukuntu nitwara mu rugo rwanjye kuba musanze hari ubwo aje ari kurira saro ubwo abaganyiye yuko mufata nabi abaganyiye ko mutuka abaganyiye ko mukubita hari ikibi mubonye. Uri inshuti yacu hano nta muntu ukwanga nta nubwo tugamije kukwaka umugabo uri kumva ahubwo ndabona ariyo maherezo ndabona ariyo maherezo kunjyanira umugabo. Ntabwo dushaka kukujyanira kuko siniyumvisha ukuntu muza kumbwira dushaka kumujyana ntabwo twakubwira ariko si ubundi nari ko atanabemerara
nyine turabizi ko ntabwo yatwemera neza ubundi yagusanze atakuzi atwebwe atatureba Okay. n'ubundi ntiyatwemera Okay, nari bino no kambereke sibyo. N'ubundi ntabwo ndi umugabo sheri, ntabwo ndi umugabo. Ahubwo rero dore ikiza sibyo, dore ikiza muri kunyumva mumenye ibyanyu basi nanjye menye ibyanjye n'umugabo wanjye kuko ko musanze twumvikana ndi kumva bibababaje buriya abanyu nta wamenye ubanza mutumvikana nyine sinzi ko nabivuga ubwo rero nawe musanze wanjye twumvikana bikaba bibajyanye kuri mitima ikabyima ukabyimbira ibyo ngibyo ntabwo bindeba uri kumva iyo mugabo wanjye tubanye neza ufata uko bitari sibyo ibintu mbonye ntabwo binshimishije pe ngewe nshaka ko wubaka nk'umuntu ubana n'umugabo mwiza kuriya ugukorera buri kimwe cyose kandi afite akazi wowe nta n'akazi ugira wirirwa wicaye kuko ntunabitekerezaho ariko ntunatekereze ibyo umugabo agukorera basi ngo unyurwe ugerekaho no kumukoresha akazi ko mu rugo umwana akazi kakureba ngo cyambwira ibintu bibababaje akazana amasahani biratubabaje kandi birisebeje ariko cyakoze reka umva sama reka nkubwire ndagiye reka ntahe ntabwo mwanindiye pe mwanindiye kuko ndi kumva shana yemba kumva ariko ndi kumva no wari udukumbuye n'ibyo ariko ntabwo twagenda tutakubwije ukuri umbwiza ukuri ry'isi ubwo kuba muje mugasangira n'umugabo wanjye turi amahoro twumvikana murumva ari ibintu birenze wagira ngo namwe hari ikindi mushaka se gusa njye mbihorera reka tutwihorere tugende sibyo ibi bintu mubwiye ubitekerezeho ariko reka nkubwire nta byo gutekereza mfite byicuza pe nta byo gutekereza mfite uzakicuza ubigarure bikiri hafi ubitekerezeho ahubwo sawa ahubwo mwebwe wowe rwose wahuye no muri wowe kubera ibintu mbona ukaba utari no kubyumva ndi kumva no kugusezera binanira ntabwo biratuma njye n'umugabo wanjye tutagumya kumvikana sheri reba ibikorwa bimenetse nabiteruye biranyutsa bihita byikubita Cherby uri kuntera umujinya ariko ubundi nkawe wajyaga warushe nguhamagaye hawe ari ikintu kizima usibye kutuma ngira stress gusa warushe hano muri salo uje gukora icyo ugumyemo birakureba ngiye kuzana amasahani nabo ngo barye barya sibyo bahashye mbabarira mbabarira umujinya wose mfite niwo wunteye ubwo iyo utegereze iyo wari uri nkaza kukubwira ngo zana ibiryo ntabwo wari kuza ari uko mbikubwiye basi ngo tubireke njye kumfasha nyine biriya bimenetse mu gikoni siba aho ngaho se nyine nta n'isoni hanze akantu kenshi we kamenya ibiryo kakaza kari no kuvugisha amatama mabi gatuma umuntu agira stress ikigo Baby. Meze neza ndabona umeze bo meze neza cyane Nasubira nyine mbananiwe uruhushya se wari wariye numvaga uyu munsi turi busangire uyu munsi se simwahembwe uyu munsi simwahembwe ntahembwe nisi ntabwo uri kumva uko ndi kukumva
kukubaza si mwahembye mwese kuki mubaza ugatinda kunsubiza no kubereka uri kugira ngo nsakuze rero n'ibyo nibyo mba ngomba nyine kubibwira ingabo nizo kuri telefone niza telefone yawe yewe telefone yanjye ntushire kukigorana ushobora kuyikoresha iki nyine wowe niza kuri telefone yawe mba nahere ntabwo uri kumva ntumbwira ngo gukorera mbabara rero si ukora ko ntashobora kubyikorera maze nsigiye hagati cy'iki cyumweru ni gashira uziko tugenze n'amaguru wese wabyaye akantu ese ni ikibazo undi umugore wawe se byose wayamara kwambira kandi nkubwiye ko ngusigiye hagati cye nisa ndi yandi ushaka nayeki mbese ubwo wowe amafaranga yose ubu umuntu akorera amafaranga akayajyana ahubwo gusigaye icyumweru none se harayo nzarya njyenyine ntabwo tuzasangira nzayaguramo ibintu tuzakoresha hano mu rugo ubwo se ko ngusigiye itike nkoze n'abakoshere wagiye ushima urarakaye rwose katurebere injira ni karibu na akazi kenshi akazi kenshi kabisa ariko nanjye ngomba kumvete ntunguye ariko kuri minsi kurona meza kabisa agenda aravuga ati reka mbore numva abo njye ariko ntabwo nanjye ngomba kumvura mba afite rwose mbona se ukiri wa wundi mbona ukiri wa wundi ndacyari wa wundi ariko ndaho nyine mbona barimo bazunguruka muri gahunda nyine urabizi muri famiye ntabwo biba byoroshye ibyo umujyi nawe se kaba ari hatari meze neza ariko kandi bizigenda kabisa wagira ngo uri umunyaburayi gerageza umuntu nyine abantu gukora tu kabisa agashakisha ukuntu nyine yabaho neza nyine n'ubwo bitoroshye Jay we yes ntabidanje mwana ni gake gakeya nahita ngibyo biri kuvuga se rebye umuntu nyine ntutuza aratwirengereza cyangwa akaturenga ntabwo nk'umugabo wese kabisa ariko buriya arega tuba tugomba kubaka ingo z'icyitegererezo ku buryo n'abandi batubona bakumva bashaka kujyamo ashobora kuba yakubona akabona nta cyahindutse abavuga ati
neza ababona atagira uko yabikora. Bonze ya Shira naje nyine. mbona rwose tutoroshye. Nta kibazo muri Baby, Shiri. ari hano. Jane, nze gatoya n'utashije ugiye kumubwira. Rero n'ukuntu twakwakira. Umezereza kabisa. Hani. Sikora uvuye hano uri muzima kandi ubaye amazi barikishije ubugari bakumennyeho ibikiko bagimana ubu utambwira ariko ntabwo bimeze neza ubu se mubiye Byihorere. Dore mwana byihorere wowe ushatse ahubwo wakitahira nkareba akamwitonda. oya ariko uko byagenda ko umenye ko uri umuntu w'umugabo uri inshuti yanjye ugomba nawe ubwawe gufata icyemezo kuko ibyo ngibyo birakwiye umuntu twubaha muri karitsiye ufite akazi keza. Byihorere genda nanjye ndebe ukuntu nakoga nkajya. Njye ntabwo nagenda ntakubwiye nawe ubwawe ugomba gufata icyemezo ukamenya yuko uri umuntu w'umugabo twese twubaha ukiyubaha nawe. Oya birambabaje nk'inshuti yawe ntabikubwiye ntabwo wabyumva. Byihorere mwana byihorere genda nanjye ndebe ukuntu. ntabwo nagenda ntabikubwiye rwose birambabaje uba ugomba nawe ubwawe ukwihagararaho nk'umugabo. Nyine ngaho mbabarira ugende ibi tuzabiganiraho nanjye meze neza. Ubu ngubu ubwonko bwanagiye sibona ko ibintu byari umukara. ntabwo ari gusa bashobora no kuba barakuroze kandi urababara. nabyemera kabisa yanjye bamumeneho amazi y'ubugari bamumeneho ifu ndende ije gutya bamukaraguza agati ibintu byo bituma tudashaka ngo nabyemera rwose baramukunje bamugize na ya hari umuganga witwa John ariko yaba yaravuye Nigeria ubundi abifashamo bakamuha umuti ukareba ko Bob yagaruka. Yes, yeah, hello, yes, John. Muraho. Yego. Amakuru yanyu. Mba turaburanye pe ntabwo twari duherukanye. Ewe, iminsi myinshi pe. Narakubuze rwose, none se wavuye muri Nigeria? Nigeria, navuye next week. Ariko ndashaka kwerekeza ushaka no kujya muri Mozambique? Ndashaka kwerekeza Mozambique. Nibyo nzabigiyemo muri za gahunda zanjye n'ubundi.
umva isi urayitambagiye pe, isi urayitambagiye rwose. Ni ngombwa kubera ko muri iyi minsi urabizi ko nta kwicara. Ibintu byose bisaba guhaguruka. Abahanga bavuga ko nta kintu cyiza usibye urupfu rwonyine gusa. Yes, none se John, kuvuga ni ugutaruka, ngo hari umushuti wanjye nasuye yari amaze gukora ubukwe vuba, ariko ngezeyo rwose mbonye ibintu bamukorera numva ntabwo bishimishije, numva birambabaje cyane kabisa. Inshuti wanjye bamumennyeho amazi ndeba, bamumenaho amazi y'ubugari, bamumenaho ifu, bamukorera ibintu rwose bitamukwiriye nk'umuntu wiyubashye kabisa, nk'umugabo. Numva birambabaje, mbona ko uyu muntu hari ibintu bamukoze bitari byiza, baba baramuroze, bya bindi abagore batanga bapfuye mu bapfumu n'ibiki. Ndavuga rero nkawe rwose muganga John ndakuzi, ubwo uherukana Nigeria vuba rwose biroroshye cyane, umva waza ukamfasha tukajya kumusura nk'iminota 10, iminota mike, nawe ugateraho akajisho, ubundi tukiga ku kibazo cye, tukareba ukuntu uyu muntu twamuvura akava ubuzima akajya ibuntu, akongera akaba umuntu w'umugabo, kuko ibintu bamukoreye ntabwo ari ibintu bizima rwose. Ibyo pe rwose wabikora, wabitekereza ukaza tukamusura. Uriya Bobo inshuti yanjye arambabaza cyane kandi urabizi ko nta serivisi wasaba mu bukwiye. Burya ngo inshuti yawe aba ariyo nshuti yanjye, urumva niba inshuti yanjye aba ari inshuti yanjye cyane rwose. Ntacyo nakwima rwose, urabizi. Murakoze cyane. Ukoresha ibishoboka byose rero, turebe ko hari icyo twamufasha. Murakoze pe, urakoze, ndabyishimiye kuko uri inshuti yanjye. Nabonye ibintu bamukorera birambabaza, ngwino rwose ufashe tumusore. Birumvikana burya umugabo ni nk'undi cyane pe, kandi urabizi ntacyo nakwima rwose. Okay. Ejo muragera kuvugisha tugereyo, noneho turebe ko hari icyo twamufasha. Ibyo biroroshye, ntugire ikibazo. Okay, urakoze cyane John. JP, meze ute? Meze neza. Meze neza kabisa. Biriwe. Umuganga. Umudogiteri. Ndabyumva. Ntuzi ko mudutunguye muje mutanatumenyesheje. Buriya rero hano rwose ari inshuti yanjye nagusura kenshi, ntabwo bari birenze cyane, birenze cyane. Nta kibazo kabisa, ahubwo namuhamagarira madamu akabakira nimba nta kibazo, nimba mutari kwihuta. Chéri, Annie. Voilà.
Umeze se? Sabe bene. Uriwe neza? Nta kibazo meze neza nabi. Nisishuye ko wabonye yashyize ntumbwira. Se ubusumutse si cyo JB. Yego gusa uriya wundi ntabwo namumenye bari kumwe. Era no mushito nyine ngo bazanye ahubwo nari ngira ngo bakire niyo mpamvu nari nguhamagaye. ntabwo ari ngombwa byo kwakira ngombwa byo kwakira biriya bari abantu yitwa John umuganga akora muri Nigeria hanyuma rero muganga atuzanye hano Hano hari umuntu urwaye uhari ko haje umuganga. Ndabizi ko shiri. Ni wa mugore we. Birashoboka ko wafata umugabo wawe ukamukoramo imyuka mibi wamusizemo. Kunguki? Kunguki? Birashoboka ko wafata umugabo wawe ukamukoramo imyuka mibi wamusizemo. Imyuka mibi si igenda utekana. Cyangwa nyimukuremo aba ari we yishyiramo. Sheri? Kandi niyishyiramo ntabwo ndi buyimukuremo. Ndabizi. Birashoboka ko wafata umugabo wawe ukamukoramo Sheri, ibi ni ibiki aba ni bande mwazanye hano? Si ibintu bari kuvuga ndabizi. Kunguki? Birashoboka ko ufata umugabo wawe ukamukoramo Ariko ufite ikibazo. Imyuka mibi nyimukuremo aba ari we yishyiramo. namushyizemo imyuka mibi igenda ute? Ndi kukubaza ngo nyimukuremo aba ari we yishyiramo. Umva nkubwire rero wa muganga we, mbabarira niba ari n'iterabwoba uri kuza kunira hano ngiye nta bwoba ngira. Nyimukuremo aba ari we yishyiramo. Imyuka mibi si igenda ute? Kandi nigushyiramo. Sheri, bano bantu wabwiye bakagenda ibi ni bari kuvuga. Wa mugore we uramukuramo imyuka mibi cyangwa ntabwo uri buyikore? Sheri, wambabare bano bantu bakabasohora. Kibyo bari kuvuga ngiye ntari kubyumva. Uramukuramo imyuka mibi wamusizemo cyangwa wabazanye baje gukora iki? tuyimukuremo tuyigushyiremo. Ntabyo ukora? Urabikora ntubikora? Ngiye byo muri kuvuga ntabwo ndi kubyumva. Mbikore? Mugire neza mwavuga. Nyimukuremo nyigushyiremo. Nze nkwiye. Wanje ryari? uramwiza bobo Komeze nk'umuntu warusinziye. turakuvuye turakuzuye ubuyobozi mugezi iwe Nuse byagize. uyu ni umuganga nakuzanye akorera muri Nigeria umuganga rwose ukomeye cyane w'igitangaza twakuvuye ntabwo wari uzi ahantu wari uri kure cyane Nyamuzinda Ibi ni ibiki? Ose Wamyuka mibi jya muri uyu mugore. Baby. Mugabo mbabarira wa muganga umugore wanjye. Baby. Honey. Baby. Mugabo nyine mbabarira. JB mubwira ati ibi bintu. Mugabo mbabarira. muganga Mugabo. Myuka mibi hagarara. Sheri haguruka. Baby. Haguruka icara mu meza. Byagenze bite? Niko bobo ibi bintu nabikoze kugira ngo ndebe ko wakira kubera ko bari barakugize ikuzimu kwa Nyamuzinda bari barakuroze nzana muganga rero kugira ngo akuvure ukire ubu ngubu wakize niyo mpamvu
imyuka mibi iri kuzerera hano hose dore igeze mu rero Bobo bino ubonye ibintu uri kubona ni ibintu yari yaragushyizemo yari yaraguhumanyije umugore wawe abigushyiramo hanyuma rero mbonye ukuntu bimeze kandi nawe utabizi mpitamo kuzana muganga kugira ngo abashe kukuvura ubu tuvugana uri muzima uri gukira bivuze ngo uko umugore wanjye abaye niko nanjye nari meze yego nuko wari umeze uriya ntabwo wari uzi ahantu uri sheri hariya wari wicaye ubundi ibi ni ibiki wakoze babarira ndakwinginze usabye imbabazi ntujya ntushaka ibyo mbabarira si ibyo mbabarira none se mbabarira nsobanura mbwire ngo wabikoreye iki nyine bivuga utangura uyu wabikoreye iki ujya ufata umuntu muzima ukamugira ikigoyi muri si wabigiyemo kuva ryari wabimenye ryari basi reka nsobanurire mbabarira sibyo sheri ni ukuri ntabwo nkwanga pe ndagukunda ntabwo ni uko nabonaga abakobwa benshi bashaka kukwirukaho banditse nkabona basaba gutwara ibyo mbabarira bantu wahise bajyana he njye nagushatse n'ababona nagushatse ndakubaza nagushatse n'ababona sheri basi mbabarira uzi n'ibindi fata utuntu twawe twitwaye muri iyi nzu umvire mu rugo ugende sheri urakunda ntabwo wabikora rero ntibikoreye kugira ngo ubashe kumenya aho uhagaze ariko ntabwo ndi kugira ngo mbatandukanye numva rwose wamubabarira mukiyunga bikarangira kuko namwe wowe wababarira umurozi bikongera mukaraba sheri wambabariye mbabarira ndavuze ngo nona nanjye musaba imbabazi zose mubabarira ukareba kuko utaha yaza mbabarira ntabwo wazoba inkora ngire inkora inkora sheri basi mbabarira ndavuze ngo nona sokagwa sokagwa cyane utagwa sanga ibi uri kumubwira ibyo wakoze sheri wambabarira ndavuze ngo haguruka ndavuze ngo haguruka sheri fata umuntu wambabarira ndahaguruka ndahamagara umusekirite gusura sheri wansabiye imbabazi vana genda ariko wamubabarira genda sohoka sohoka genda ntabwo ushaka hano genda ntabwo ushaka sheri wambabarira ndavuze ngo sohoka sohoka sheri Ninda nimbabarira sohoka